Nongeye guhirirwa ndabazuje nk'uko mubizi ni wa muhungu wanyu Mboni Innocent tugarutse mu kiganiro mutari mumenyereye by'umwihariko hano kuri Life TV. Ni ikiganiro gishyashya kuko twajyaga tubagezaho n'ibindi biganiro ariko nabyo birakomeza, ariko ikiganiro gishya tugarukanye, ikiganiro cyitwa urwandiko muzajya mwumviramo ubutumwa bugiye butandukanye bukomoka ku ndirimbo, ibisigo, ibisingizo, ibyivugo ndetse n'ibisigo niba nari mbivuze bijyana n'amahamba cyangwa se kuvugira inka. Izo zose ni inyandiko n'undi zihurira hamwe mu buvanganzo, akenshi usanga bihurirana by'umwihariko mu muco nyarwanda nk'uko natwe turi abanyarwanda. Ubwo rero murabizi ko ibiganiro byinshi tugenda tubagezaho politikali cyangwa se entertainment cyangwa amateka n'ibindi. Kuri ino nshuro n'ubundi tugarutse mu muco, tugarutse mu ihindagurika ry'umuco. ntago umuco ari wawundi kuko tuzajya turebera hamwe abanditsi bakomeye by'umwihariko mu Rwanda, ariko no hanze ntibivuze ko naho tutazajya turebaho gakeya. Ariko uyu munsi tugiye guhera ku nyandiko ndetse nshyashya yanditswe bitari kera cyane, imaze igihe gito yanditswe. Tugiye guhera ku rwandiko rwa mbere, urwandiko rwanditswe n'uwo bita Aisinova, urwandiko rufite umutwe uvuga ngo mana we. Ubwo rero ntabwo turi bunatinde kuko turasesengura nyuma kuko ni intangiro y'iki kiganiro, kuko urumva turi muri parite ya mbere, urwandiko rwa mbere by'umwihariko tugiye kurebamo uyu muhungu Aisinova yandikiye isi muri rusange, kugira ngo akomeze arebe ko hari icyo yahinduraho. Ubwo rero reka tuyisome kugira ngo nyuma tuze tunayisesengure by'umwihariko. Yatangiye avuga ngo ku mukarago wa mbere yatangiye avuga ngo mpora niruka nshaka impinduka nk'umugezi ntahagarara. Urumva ibyo nishuka nabisanze aha, sinzi iyo biva n'iyo bigana. Uko umunsi ukeye uzana n'ibyawo, ukuri n'ikinyoma bihora mu mirwano. Igiceri kirimikwa, amahanga arakangarana. Yahise aza mu nyikirizo aravuga ati mana we, nyumva bwarimwe aho intege zicika, ndashaka kukumva ijambo ryawe umpumuriza. Mana we, inzira z'isi ni ku kibi n'icyiza, aho intege zicika ndashaka kukumva umpumuriza. Yakomeje, hari umunsi biryoha cyane ubundi bikabiha cyane. Kamere muntu ni danje, bisaba kuyitwara kwaje. Uyu munsi urashyuha, ejo ukavumirwa ku gahera. Inyama y'ubwoba ikeneye umuti, kandi ni wowe muganga. Urumva iyo nyandiko? Reka tuyisoze. Yakomeje ku mukarago wa gatatu. Ifunguro ry'umunsi ni ugukaraga ibirenge. Niba ntacyo ufite kuri tebo, uri ibitwenge. Uko wiyumva nta birenze, mu maso y'ibihenze urukundo rwarakonje. Mu marira n'ibitwenge mpumura amaso, undabura imbere, umpe intege zo kubasha kwakira ibyo ntabasha guhindura.
wumvishe inyandiko, wumvishe inyandiko by'umwihariko yanditswe n'umuhungu Aisinova, umuhungu utari na mukuru cyane. Hari abahanga, ni ukuvuga ngo ni bya bindi mukuru wacu yavuze ngo nta si yigeze ibaho itagira abahanuzi. Abahanuzi koko, abahanuzi baba bahari, ahubwo ni abahanuzi bameze bate? Ni abahanuzi bahanura ibintu bimeze bite? Ese barahanura ibinyoma? Ese nabi ukuri? Nicyo yari ashatse kuvuga. Nta si yigeze ibaho itagira abahanuzi, bano banditsi bandika ibintu nyine bishobora gufasha abantu generali muri rusange, apana wenda bya bindi mujya mwumva wenda ngo by'ibishegu ubona bigezweho nk'inaha, byo kugira ngo nyine abantu bayobe bagume bagwe mu rwobo. Hari abandi noneho ntabwo abantu bajya bapfira gushira, niyo mpamvu usanga hari umuhungu nk'uyu nguyu ufite impano yo kuba yakwandika ibintu bishobora gufasha abantu, ibintu bishobora gufasha abantu by'umwihariko, kabone n'ubwo amatwi abyumva aba ari makeya, kuko amenshi aba yaramaze kwinjirwa n'ibintu utamenya cyangwa se bya biravuga ngo bamaze gutera agatuti mu ryinyo, bavuniye ibiti mu matwi, ugasanga bigoye kuba bakumva inyandiko nk'ingi. Ubwo rero reka tugaruke mu kanya and then noneho tuze turebe by'umwihariko kuri ino nyandiko tube twanayisesengura. Bamwe hari ukuntu baba batanayumva neza, ariko turagira ngo wenda tuyisesengure muri makeya, ntabwo turivuga amagambo menshi. Kuri mikoro rero n'ubundi muba muri kumwe na Mboni Innocent. Ubwo rero reka nze twongere dusesengure mu minota ntabwo dutinze cyane kandi ntabwo tuzajya dukoresha iminota irambiranye, tuzajya tugerageza kwihuta. Ubwo rero reka wenda twihutishe cyane. Hano yari yatangiye ku mugaragu wa mbere avuga ati mpora niruka nshaka impinduka nk'umugezi ntahagarara, ibyo nishuka nabisanze aha sinzi iyo biva n'iyo bigana. Urumva hano yaravuze ati nyine duhora mu isi nyine dushaka, dushakisha, ntabwo tujya turekera gushakisha, kuko dufite inda, kuko dukeneye kurya no kunywa, dukeneye ibiki byose mu isi dukenera. Niyo mpamvu nta guhagarara, nyine duhora tumeze nk'umugezi, ni ugutemba tudahagarara. Noneho ibyo nishuka sinzi iyo biva n'iyo bigana. Aragira ati ibi ntaba yiyumvamo nyine we, cyangwa se atekerezaho, ababibona gutyo, ariko ntaba azi ngo byaje gute, ntaba azi ngo bizarangirira hehe. Itangiriro ntaba arizi, ntaba azi n'iherezo, we ni ukubona abibona gutyo gusa. Uko umunsi ukeye uzana n'ibyawo, ukuri n'ikinyoma bihora mu mirwano. Ni ukuvuga ngo uko iminsi igenda ihinduka, ibintu bigenda bihinduka, nabyo bigenda bihinduka, nk'uko mwagiye mubona ko iminsi yihuta kandi itarihutaga, nk'uko mwagiye mubona ko ibyaha byagiye biba byinshi bikiyongera bikaba byinshi cyane. Uko mubona nyine izo mpinduka ziyongera cyane, umunsi uzana ibyawe nyine. Noneho ukuri n'ikinyoma bihora mu mirwano. Ni ukuvuga ngo ikinyoma n'ukuri bihora birwana. Hano mu nyandiko yashatse kuvuga ko ikinyoma kinaganje by'umwihariko yabwo nk'umwanditsi. Ni ukuvuga ngo ikinyoma kiraganje, ariko bihora birwana. Nyiri ukuvuga ukuri akavuga ikinyoma bimurwaniramo. Noneho ngo igiceri kirimikwa amahanga arakangara. Noneho aragira ati hano amafaranga ashyirwa imbere, ibintu biba bibi kurushaho, amahoro arabura, intambara byose biragenda bibi. Noneho ubwo yahise
yahise agaruka mu nyikirizo aravuga ngo mana we nyumva bwa rimwe aho intege zicika, ndashaka kukumva ijambo ryawe umpumuriza. arimo atabaza rurema, atabaza rugira, amwumve wenda bwa rimwe. Hano wenda yashyizemo bwa rimwe, ariko ibi ngibi umuntu abivuga mu gihe hari ikintu akeneye by'umwihariko, ngo mfashe, ngo mbabare umfashe irindi rimwe, cyangwa se ngo mbabarira, ntabara irya none, ntabara irya none. Ariko ntabwo urongera nyuma ukaba wakongera ukavuga ati ongera untabare bwa rimwe, bikazahereraho, kubera ko Imana nayo ihora itubabarira. Wenda hano ntabwo yari arimo avuga ko hari ibyaha byinshi yakoze, ariko Imana ihora itubabarira, duhora dusaba tubabarire bwa rimwe, tubabarire. Ntabwo ijya ibabarira rimwe, ihora itubabarira. Ubwo rero hano yayibwiraga ati nyumva bwa rimwe, mu rwego rwo kumvikanisha ko ababaye abisaba, aho intege zicika ndashaka kukumva. Mu gihe ubona ncitse intege ngiye kujya kure, ndagira ngo uze umbwire, umpumurize, nkomeze urugendo. Mana we, inzira z'isi ni ikibi, ni ku kibi n'icyiza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire icyo ugeraho mu isi, nyine yabivuze ni nabyo, ni ikibi cyangwa icyiza. Urahemuka cyangwa se ukabikorera nyine mu nzira nziza. Nubwo muri ino si nyine uba usanga kugira ngo umuntu ajye gukira by'umwihariko, ngo guhemuka biba birimo cyane. Aho intege zicika ndashaka kukumva umpumuriza. Ubwo rero hano aragira ati nubona ncitse intege mu byiza nari ndi gukora byangeza kure, uze umpumurize, unyereke inzira zishoboka. Nubona kandi ncitse intege nkashaka no guca mu nzira mbi, izo ntege wazinca nkaca mu nzira nziza. Mu mukarago wa kabiri turihuta, hari umunsi biryoha cyane, ubundi bikabiha cyane. Kamere muntu ni danje, bisaba kuyitwara kwaje. Hano birumvikana, ibihe bigenda bihinduka. Ejo uba uryoshye, ejo isi yagukaranze nawe. Noneho ikiremwa muntu, kamere muntu ni danje, bisaba kubitwara kwaje. Ni ukuvuga ngo kubana n'abantu, cyangwa se kugira ngo ube uri kumwe n'abantu, ukorane n'abantu, bisaba kuborohera, bisaba kubagendera gake, bisaba kwigira panjimenti, bisaba wipanjikishe. Uyu munsi urashyuha, ejo ukavumirwa kugahera. Uyu munsi nyine uba uryoshye, uri muri keba ya danje, ari wowe uyoboye, ejo bakavuga bati bya bintu uko byagiye, buriya yari yabibonye gute, kugahera bakakuvuma. Inyama y'ubwoba, hano yavuze ngo inyama y'ubwoba ikeneye umuti, kandi ni wowe muganga. Man, yaranditse aravuga ati ngiye mporana ubwoba, mba mfite ubwoba bw'ibintu mba ndimo kubona. Ubwo rero nyagasani, ubu bwoba mfite nkeneye umuti. Ino nyama yanjye ifite ubwoba ikeneye umuti. Mvura rwose, mbashe kugira ibyo nkora, ntera imbere, apana ubwoba. Umugaragu wa gatatu yahise agaruka, ntabwo yigeze don't panic, ntabwo yigeze apanika cyane, ntabwo yigeze yandika imikarago miremire cyane. Hano umugaragu wa gatatu yahise avuga ati ifunguro ry'umunsi ni ugukaraga ibirenge, niba ntacyo ufite kuri tebo uri ibitwenge. Urumva ayisinovu? Ni ukuvuga ngo ifunguro, kugira ngo ubone ibyo kurya, ni uko wiruka cyane, ni uko ubira ibyuya, ni uko amaboko yawe agira ati kwa kundi. Nubwo abakene usanga nyine aribo bavunaguritse ku kanyungu gakeya, ariko hano aragira ati kugira ngo ubigereho nyine biraza kugusaba imbaraga. Niyo ngo uriruka by'umwihariko, yavuze gukaraga ibirenge, akenshi umuntu aragenda by'umwihariko.
niba ntacyo ufite kuri table uri ibitwenge. Hano wenda ntabwo turi bwibande ku bantu bari mu bubari ngo ku madabure ngo bashyizeho ngo inzoga nyinshi cyane, rawundi ikaze cyane yuzuye ameza, ariko nirwo rugero yifashishije. Ni ukuvuga ngo muri make niba nta kintu ufite nyine urasekeje, niba uri aho nta kintu ufite, nk'uko mu kabari nyine cyangwa se n'ahandi hantu ushobora kwicaramo kuri tabure nta n'icupa na rimwe ufite, utegereje kugera gute ko baguha? Impossible, baraguseka ahubwo cyangwa se bagusohore. Uri ibitwenge niba ntacyo ufite kuri table, uri ibitwenge. Uko wiyumva nta birenze, ibyo ngibyo wiyumvamo rwose nta birenze. Ibyo uza wiyumvamo ngo nzagira, mu maso y'ibihenze urukundo rwarakonje. Nyine ni ukuvuga ngo birahenze, ntago biri buze gukunda kuko n'ibiciro byazamutse. Nta muntu uri bukugirire impuhwe ngo araguha, n'uyafite kandi ntabyo ari bugukorere kuko nta mpuhwe yakugirira. Birahenze kandi niba bitahindura bizi ko n'urukundo ubwarwo ntarwo. Noneho aragira ati mu marira n'ibitwenge mpumura amaso, undabura imbere, umpe intege zo kubasha kwakira ibyo ntabasha guhindura. Eisenhower mu nyandiko yayisoje avuga ngo naba ndimo kurira, naba ndimo guseka, Mana ishobora byose mpumura amaso ndebe kure, mpumura amaso umbwire ibigiye gukurikiraho, umpe ndeba kure, maze ubwo unampe intege zo kubasha kwakira ibyo ntabasha kuba nahindura. Umbabarire rwose, umbabarire ibyo bintu bidashoboka mbashe kumenya ngo nuko bimeze, ubundi ngumye nibereho mu mahoro n'umutekano. Murakoze by'umwihariko inyandiko ngira ngo turayisoje, ariko ni mu ntangiriro z'iki kiganiro urwandiko, duhereye kuri uru rwandiko rwanditswe na Eisenhower, rufite umutwe uvuga ngo Mana we. Mbaye mbashimiye, murakoze cyane, Imana ikomeze ibahezagire. Ubwo mwari kumwe n'ubundi n'umuhungu wanyu Mboni Innocent. Murakoze ubwo naho ubutaha.